rero iyo amasohero yagezemo imbere ntago ahita avamo nk'uko nabivuze, arakomeza akaba nyine arimo. Noneho wakongera wenda tuvuga ejo cyangwa se nimugoroba, simbizi aho uri isaha yaho, akongera akabonana n'undi mugabo kandi nawe bagakorera aho ngaho. Nawe rero iyo akoreye aho akamurangirizamo, n'ubusanzwe twa dusohoro turagenda tukinjiramo imbere. Rero twamara kwinjiramo imbere twahura na ya yandi arimo, bikamutera ikibazo nyine. Iyo bihuriyemo, kuko murabizi ko ntago abantu twese duhuje DNA. Muraho abakunzi bacu dukurikirana umunsi ku wundi, abari hanze y'u Rwanda ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe ni Nadia. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu umugore cyangwa se umukobwa ashobora kuba yagira impumuro mbi ituruka mu gitsina. Ese biterwa n'iki? Ese iyo mpumuro iterwa n'iki itari nziza? Hari igihe abagabo cyangwa se abandi bantu wenda iyo bari kumwe n'uwo muntu ufite icyo kibazo bavuga ngo ntago akaraba, ariko burya atari nayo mpamvu. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese biterwa n'iki? Rero ikintu cya mbere kibitera ni kuba ubonana n'abagabo batandukanye kandi bose bagakoreraho. Tuvuge nk'uyu munsi, wenda uyu munsi waryamanye n'umugabo, mumaze kuryamana kurangirizamo, ejo uryamana n'undi nawe akurangirizamo. Iyo niyo mpamvu ya mbere ibitera, ariyo ngiye kubasobanurira. Mu busanzwe turabizi neza ko umugabo iyo akurangirijemo, iyo mukoze imibonano mpuzabitsina akakurangirizamo, burya hari udusohoro twinjiramo imbere. Aha munyumve neza, hari udusohoro twinjira mu gitsina cy'umugore cyangwa se cy'umukobwa, tukagendamo imbere nyine, ku buryo niyo wakaraba gute tudashobora nyine kuba twavamo. Ntago ndi kuvuga inanga, ndavuga udusohoro. Utwo dusohoro rero iyo tugeze mwaho dutindamo, dushobora no kumaramo iminsi 3, bishobora gushira tukirimo. Murabizi ko hari umuntu ujya gukaraba, yari kwikorera isuku mu myanya y'ibanga, hanyuma agashiramo urutoki kugira ngo nyine arebe ko ya masohoro n'ubundi yamugiyemo wenda yavamo. Ariko mu by'ukuri ntago ayo masohoro ahita avamo. Niyo wakaraba gute, niyo wakora isuku gute, ayo masohoro aragenda akinjiramo imbere. Rero iyo amasohoro yagezemo imbere ntago ahita avamo nk'uko nabivuze, arakomeza akaba nyine arimo. Noneho wakongera wenda tuvuga ejo cyangwa se nimugoroba, simbizi aho uri isaha yaho, akongera akabonana n'undi mugabo kandi nawe bagakorera aho ngaho. Nawe rero iyo akoreye aho akamurangirizamo, n'ubusanzwe twa dusohoro turagenda tukinjiramo imbere. Rero twamara kwinjiramo imbere twahura na ya yandi arimo, bikamutera ikibazo nyine. Iyo bihuriyemo, kuko murabizi ko ntago abantu twese duhuje DNA, nta nubwo duhuje imyunyungugu y'umubiri wacu. Ntago abagabo wenda tuvuge ngo runaka na runaka cyangwa Jean Pierre na Jean Claude ngo barahuza imyunyungugu, oya. Rero ya masohoro iyo agezemo nibwo ashobora kudahura. Rero iyo adahuye, kubera ko adahuje imyunyungugu nk'uko nabivuze, kuko adahuje imyunyungugu, iyo agezemo biyananira nyine kuba byahuza. Bikarwana kugira ngo byihuze, ariko kuko atari umuntu umwe bikanga. Rero niho asa n'apfuye, asa nk'apfuye nyine akabora. Niho inshuro nyinshi uzajya ubona we mukobwa cyangwa se we mudamu, akenshi ahantu wicaye uhahagurutse hatose. Nicyo kibazo. Iyo rero ya masohoro adahuye arabora akajya nuka, nyine ukumva nyine bigatera ikibazo mu myanya y'ibanga, ku buryo umugore aho yicaye ahaguruka hatose, nubwo waba umaze koga inshuro zingana gute, cyangwa se ugasanga niho hahandi
umugore wenda tuvuge amaze gukaraba cyangwa se umumama yamara gukaraba ako kanya wenda akaza akaba yakicara muri salo cyangwa mwakicarana iminota 5 cyangwa 10 ibihagije kugira ngo uhite ugarura wa mwuka mubi mu myanya yawe y'ibanga. Uhita uzana umwuka mubi nyine nabyita nko kunuka, reka bari bwo buryo mbivugamo, ku buryo abantu mwicaranye babyumva bigatera ikibazo pe. Niho hahandi ujya ahantu bakakwinuba, niho hahandi buri kumwe n'abantu ukabona bipfutse amazuru, ukabona bari kwiyungiza, ukabona nyine ntago bashaka kukwikoza. Nicyo kibazo. Noneho rero ubu tugiye kureba wabyirinda ute. Ese ni iki wakora kugira ngo ube uri safe, umeze neza, udafite oderi mbi, cyangwa se uzabibwirwa n'iki? Ikintu cya mbere kizabikubwira ko ufite ikibazo mu myanya yawe y'ibanga, hasohokamo uruntu rw'uruzi rujya gusa nk'igihondo, rukajya rusohoka nyine rudahumura neza, cyangwa se ibintu bimeze nyine nk'ibivuta, ku buryo ushobora gukozamo urutoki hakazaho ibintu nyine by'ibivuta ariko nabyo bisa nabi bijya gusa umuhondo. Urwo ruzi rero ruhora ruza ku buryo ushobora gukuramo ikarisi ukumva ikarisi iranuka pe. Nicyo kibazo. Mudamu cyangwa se mukobwa aho uherereye hose, niba uzi yuko ujya ukuramo umwenda wawe w'imbere, ndavuga indi kariso, wayikuramo ukumva iranuka, menya ko kabaye. Nubwo wajya kwa muganga inshuro zingahe, yego nta ndwara idakire, ko nubwo wajya kwa muganga gute n'ubundi ugikomeje kuba wabonana n'abagabo benshi, niyo mpamvu ntabwo bizakira. Rero wabyirinda gute? Ikintu wakorera kugira ngo ubyirinde ni ukuba wajya ukoresha agakingirizo. Wenda ukagira umugabo umwe uri professionnel ukavuga ati uyu nguyu niwe nzajyamo, kubera ko amasohoro yagezemo n'ubundi ahuriranamo na yayandi ntibigire ikibazo cyane. Nakugira inama yo gukoresha agakingirizo, cyangwa se ubwo ubundi buryo bwo kwirinda, ariko udakoreye aho n'abagabo benshi batandukanye. Nabundi nubikomeza ukajya ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi ukaba uzi ko uhura n'abagabo benshi, ndavuga wenda ahanini wenda ku bakobwa bacuruza imibiri yabo. Nimba uzi yuko we mukobwa ucuruza umubiri wawe kandi ukaba ukoreraho, ni ikibazo pe. Icyo gihe uzahura n'iyo ndwara nakubwiye, uzajya uhora unuka, cyangwa se nyine uhorane oderi itari nziza, kubera ko niyo mpamvu. Nakugira inama rero yo kwirinda kuryamana n'abagabo benshi batandukanye kandi bose bakorera aho, kuko bigira ingaruka. Biriya bintu bimeze nk'uruzi bisohoka mu gitsina, iyo utinze gukira bituma umura wangirika. Umura ushobora kubora, bikaba ngombwa ko ujya kwa muganga bakawukata. Ikindi bitera ubugumba nyine, byose urumva mu byirinde pe. Umuntu uzi ko abikora byirinde, kuko urumva niba waboze imbere, urumva se ubundi birimo byo bizaba bizima kandi waboze, ntabwo byakunda. Hari ibintu twebwe dukora, hari ibintu dukora tukirengagiza ingaruka zabyo, cyangwa se ukavuga ati ntacyo bitwaye, ariko nyuma ndakubwiza ukuri ko nyuma bigira ingaruka. Nimba uzi yuko ikintu uzagikora mu kwezi cyangwa mu minsi ngahe ukagira ikibazo, urumva atari ikibazo koko? Sinkubwiye nanone ngo ufite uko utwara ubuzima bwawe tu, ariko njyewe rwose icyo kibazo gikomereye urubyiruko, gikomereye abamama, kandi no muri sosiyete. Nimba uzi yuko ushobora kugenda kwicara mu bantu bakaguhunga, watambuka bakumva uranuka, ugasiga icyuka, urumva se arinde uzicarana nawe ntawe, kubera ko nyine barakunena kubera icyo kibazo.
ariko uyu munsi ntabwo icyo kibazo aka kanya kigihari, kuko we niba wakurikiye ikiganiro, niba wakurikiye ibyo nigishije uyu munsi, nizere ko bikemutse, nizere ko nta muntu uzongera guhura n'ikibazo cyo guhumura nabi mu myanya y'ibanga. Ikindi kintu rero wakoresha nimba icyo kibazo ugifite, shaka indimu. Indimu twese turazizi abanyarwanda. Indimu, numara gufata indimu ukandire nko mu gakombe y'amazi ya yandimu, numara kuyakandira mu gakombe y'amazi uyasuke ahantu nyine uzi hafite isuku, ibasi yawe uyifata uyoze neza n'icyagwa n'isabune, hanyuma y'amazi y'indimu uyashyiremo, numara kuyashyiramo y'amazi uyitawarisha. Utawaza ariko ukoresheje y'amazi y'indimu. Ushaka kwibaza ngo ese ngo ntago indimu ushobora kundya? Oya, ntacyo yagutwara, ntago iryana. Ibyo ngibyo nkubwira byo ndabizi, ntago indimu iryana mu gitsina cy'umugore. Wayikoresha rero niba uzi ko ufite icyo kibazo cyo guhumura nabi mu myanya yawe y'ibanga, nakugira inama rwose yo gukoresha uwo muti. Ariko nanone ukirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi kandi mukoreyaho, kubera ko n'ubundi ntacyo uzaba ukemuye, n'ubundi bizahoraho igihe utarabireka. So mwakoze kubana nanjye, ciao.